ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri films zacu ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima niyo mpamvu mubona nicaye aha ngaho munsi wa none. So abantu benshi cyane bakomeza kugenda bambaza ngo Jesco zo mipango ni iki twakora kugira ngo tubashe kubona twakora ama YouTube channel yacu ngo bitari bigenze neza. Bamba ati niki twakora kugira ngo tubashe twatwunga ama YouTube channel yacu yinjiza amafaranga n'ibiki byose. Nanjye nkunze kubwira abantu kino kintu ndetse wena ni n'ubwino ndimo ndagenda nihera abantu bakunze kwibaza kuri icyo kintu. Gucreatinga YouTube ni ibintu byoroshye cyane. Kuba wabona amafaranga kuri YouTube ni ibintu byoroshye cyane. Ariko ibaze nawe kugira ngo uba ufite nka YouTube channel ibe yarabuze monetization cyangwa se ngo uze kuza kumva ngo monetization ngo wayitakaje. Amakosa rero akorwa akenshi na kenshi ku bantu bashaka kuba aba content creator na yahe. Akenshi na kenshi abantu bashaka kuza muri ibintu byacu bya YouTube rero kuza gushaka amafaranga kuri YouTube baza badafite idea nimwe y'ibintu bagiye gukora. Ikindi bakaza kuri YouTube bashutwe. Rimwe na rimwe hari abantu nge bajya baza bakambaza ngo Jesco zo mipango dushaka gufungura YouTube channel dukora iki kugira ngo tubashe kuba twagira gute natwe twaza tukayura ibifaranga. Ikintu kimwe nkubwira ni kimwe, ndakubwira nti ikintu cyangwa se intego kuzanye kuri YouTube ni iyihe. Ngo urabona nshaka nanjye kujya mvuga ku matiku ngo mfite umunwa no buriya muzanirebe ibiganiro byacu hano mu Rwanda kubera ko byose bisa n'amafaranga duhembwa basa. Ugasanga nta muntu urenza mu bihumbi 10 ibihumbi 15 wapi ntawe. Ubundi iyo umuzungu avuze ngo kuba content creator nukumera gute, nukubyuka saa 11 za mu gitondo uga creating content nyine ugatekereza kuri content. Wamara gutekereza kuri content ukagenda ukayipratika, wamara kuyipratika ukayura amafaranga. Nabone njye kubyuka mu gitondo ukazobonye ndabyutse mu gitondo kubera ko nanga debeni cyangwa se ko twahurira na debeni mu kirori, kubera ko nahuye na Mutesi Scovia kandi twadakundana, kubera ko nahuye na runaka mise nitereka reka muharabika. Ukabona birarebwe kandi abantu baraje baragushungereye barimo barakubwira ngo urarenze wakoze content ya danger, aho kugira ngo uzunguka amafaranga cyangwa se uzabone amafaranga muri iyo content wakoze. Ujya kumva kuva ngo bagukinguriye urugi warinjiye hakurya hari so bantu bashaka kuza kuri YouTube cyangwa se kuza gukora amafaranga ya YouTube mureke mbabwiza ukuri. YouTube iriho amafaranga pe ashoboka. YouTube ni umubyeyi mu bandi kuko iguha amafaranga bitewe n'ibyo wakoze n'uburyo wakozemo. Ariko urayigaburira ibiki, urayiha ibiki. Ikintu kimwe abantu bagomba kumenya, izi content zivuga ikinyarwanda nyine zino dukora urimo uravuga ubusa wivugisha ntabwo zinjiza amafaranga cyane kubera ko nyine umuntu abayavuze mu rurimi rumwe ntabwo ushobora kubona viewership y'abantu bake ngo wabonye viewership y'abantu benshi kandi bari ahantu hagiye hatandukanye ngo uzamurusha amafaranga. Buriya hari content z'abahinde muzabona n'abashinwa bakunda gukora bajya muri hejuru y'ibiryo. Simvuze ngo wenda ngo ujye gukora content y'ibiryo ko hari abantu bakubwira ngo ngiye ndi umusirimu sinajya imbere ya kamera ndi ku biryo. Uri umusirimu ariko uri umukene. So mujye mugerageza gukora ibishoboka byose ukore content niyo wenda baba batumva urimo uvuga. Reba nka zira content z'abantu bavuga ngo no twese nta numwumva cya kirimo iki kintu. Ariko rero nukubera iki abantu bakunda kuzireba. Abantu bakunda kureba zira boro z'abantu ngo kubera ko nyine habarimo creation, habarimo abantu bakora mwe n'izira video cyangwa se abantu babafata zira video babasizemo ibintu nyine bya attracting n'umuntu utari muri umva ururimi ariko ukareba ibintu bimwe birakorwa ibyo ari byo.
noneho ikindi kintu gishobora kuba cyakurura kuri YouTube kugira ngo ubone amafaranga menshi biterwa none na titrage yawe, uburyo uherezamo titre ibiganiro ukora nabyo bishobora kuba byakurura abantu. Ikindi nk'abantu bakiri bashya batari baza kuri YouTube, mwese ndabashishikariza kuza kuri YouTube, hariyo amafaranga, ariko uze ufite ibintu ugiye kuza gukorayo. Ikindi kandi YouTube ni nka kenkayeri, nuwo kenkayeri iyo ifite ujya no kurangura, ntago uzaza ngo wicare utarimo urashora uvuge ngo uraza kuza kwibonera content gusa just ngo bibe biri aho ngaho. Birasaba ngo mu creating content zawe uve mu rugo ujye mu ishyamba ryamera neza, ukora ibintu bigaragara neza, ugende nyine ubyediting yo biha umwanya, nujya mu matiko ngo niyo yihuta ngo uzisanga babaza ku mavuta ari kuri YouTube. Rero ngo habaho demonetization ryari, icyo bita demonetization cyangwa se kukwamburwa uburenganzira bwo kuba bakongera ugahembwa cyangwa se wahembwa kuri YouTube. Biba ryari? Biba iyo wakoze reused content, iyo wakoresheje content yaciye ahandi kuri YouTube, ubundi content yamaze guca ku yindi YouTube, kirazira kikanaziririzwa, byaba ari n'ikosa ridahanirwa uramutse uyikoresheje nawe ukayishyira kuri YouTube channel yawe. Icyo gihe rero bashobora gutakwita icyo bita copyright strike, yo kugira ngo bayikureho kandi banakubwira ko ibyo bintu wakoze ari amakosa bidahanirwa n'amategeko. Icyo bakora rero, channel yawe barayidemonetiza. Icyo nicyo bagukorera. Ikindi kintu gishobora gutuma YouTube channel yawe bayidemonetiza ni mu gihe wabaza nk'itungo nyine ukabaga itungo live cyangwa se kuri kamera ukabishyiraho, nta kabuza YouTube baridemonetiza. Uramutse ufashe amabere y'umwana w'umukobwa cyangwa se igitsina cye ukagira gute ukabishyira kuri YouTube, barademonetiza. Ubaye uri cameraman, abari cameraman ngibiswa, umuntu aba yicaye nabi kika kimuzuminga mu maguru, niyo baba nta kintu babonye, ariko bakabona wari ufitemo tentative yo kumuzuminga mu maguru, barayidemonetiza. Ikindi kintu mugomba kumenya nk'abantu mwe, nuko umuntu wese ufite email ya Gmail aba afite YouTube. So ushaka gukorera amafaranga kuri YouTube kandi menshi udafite ibikoresho, wazatugana kuri Kasuku Media yo dukorera i Nyamirambo ku muhanda ujya kuri Baoba utangirira, twabigufashamo. Ntago ari ubuntu, ariko ukuntu umuntu aza kukubwira ngo ngewe nabuze akazi ko gukora. Ubuze akazi ko gukora kandi ufite Gmail gute? Gute wabuze akazi ko gukora? Ngo nabuze ibishoro. Nabuze ibishoro maze nako nyem ibishoro ngo nakora kandi ufite Gmail. Undi nawe akaguhamagara ati jewe mfite impano nabuze aho nyigaragariza kubera ko ntahamagaye umuntu ufite impano kandi ufite Gmail, kora YouTube channel ubishyire kuri YouTube,
urebe ko bitazarebwa. Iyi niyo bitarebwa uzamenye ko nta mpano ufite. Abantu urababwira nibo banyarwandakazi, nabwiye abantu dukorana, nabwaneze mwambabariye mukankora utuntu basi ko dushyimbo, ngenda ndimo narisha ino nyama nyine kuva ibibazo igihe natangiriye ikiganiro kugeza amagingo aya ngaya udushyimbo natumije ntitwari twaza. Bivuze ngo hano i Nyarugenge naho cyangwa se urubyiruko rwa hano iwacu ni abantu basabwa kwibutswa, ni abantu nyine basaba ko nyine ibintu byose njya nkunda aba diaspora, ibintu bajya bavuga rimwe na rimwe njya nemera ibintu bavuga yuko bishoboke kuba ari ukuri, kuko umuntu akubwira ati nshaka kuzakora business ariko abantu bari iwacu muri Afurika ni abanebwe. Ibyo rwose muvuga ntabwo ari ukubeshya. Mamaze igihe maze kubibona, urubyiruko aha ngaha ruza nyine ikintu cyose ibaza umuntu ushobora no kwibutsa koga. Urubyiruko rwose ukamwibutsa koga, ati rero muvandi ukwaha kwawe gushobora kuba utamukora humura neza, gerageza kunyuzemo amazi n'agasabune. Igishyimbo bampaye ko kirimo impungura. Yes, nibyo ndimo nababwira. Izi mbuga nkoranyambaga nk'uko byaramo ziriho amafaranga menshi cyane, ahubwo mwebwe sinzi ibyo mubamo, sinzi ibyo mubamo murakora. Niba ushobora kuba ugeje magingo aya ngaya utagira urubuga na rumwe rukwinjiriza amafaranga, kandi ugahora utaka buri munsi ngo wabuze akazi, wabuze ibyo gukora, uri umunebwe nyine. Ikibazo gishyushye kubi. Ikintu rero gisabwa gukorwa ni ikihe rero? Ikintu rero gisabwa gukorwa ni ukuba muvandimwe wagana abantu basanzwe bafite experience muri ibintu bya za YouTube n'ibindi byose bakagufasha. Uko niko kuri, mugerageze. Naho ubundi gukora content zidafite ireme rwose ushobora no kumara imyaka 5 kuri YouTube utarinjiza n'amadolari 1000. Gusa uhora usekera abandi ngo YouTube ngo aba amafaranga ngo gutya na gutya, ariko nyine iyo wakoze content idafite ireme ntago amafaranga yinjiramo. Mwese ntimujya muri abantu bajya barahangaha bakubita ibifaranga bagakubita ifaranga nibi views byinshi, ariko kumwisho w'ukwezi ukajya kora ukabona umuntu yinjije amadolari 500. Atase kubera iki nyinjiza amafaranga make kandi nyiri views? Kubera content idafite ireme. Rega ntimujye ngo YouTube bira ifaranga batanga nabo ntibabanza bakareba nyine ese reaction y'abantu bimeze bite. Ubwo hano umuntu kugira ngo akanga abantu ashobora kujya nagura views, ntubizi ko biba. Nimujye ngo ntago tubizi byose. Cyane nk'abahanzi bo nabonye batakigura byinshi. Mbere bahitaga barundaho, bayobowe n'umuhungu wanjye witwa Kevin Kadesha, ni umwe mu bantu baguraga views cyane, ariko nta gishyiraho byinshi. Ushobora gusanga nko muri ndirimbo yagaragaje ko yabonwe na 1 million people
ashobora gushyiramo nka 900 agashyiramo byinshi ntabwo agashyiramo byinshi kera Kevin Kade yaguraga views mba ndimba yagaragaje miliyoni 2 na 300 ugasanga umuhungu yaguze views miliyoni 2 na 259 abazima ari 41 bani muri bakano content nikore akangaka guje ndimo ndarya gutyo niyo karibwe n'abantu 5 gashobora kuza kurusha umuntu wakoze ikiganiro kikaribwa na miliyoni views. Inama nabagiramo ni rero mugende muze tubafashe tubakore YouTube channel zanyu zibahereza amafaranga murakoze.